bano bantu bari kwaka gatanya muri no minsi bari kujya he? Nibo abandi bahita bagaruka bagashaka babana batoya bakiva mu mashuri. Muri iki gihe raporo zigenda ziyongera ziragaragaza ko ugutana kw'abashakanye bigenda byiyongera nk'uko tubikesha ikigo National Institute of Statistics of Rwanda kigaragaza ko nibura gatanya 4,479 zatse gatanya mu mwaka ushize. Hanyuma kuri ubu ngubu nk'uko twabakoreye inkuru itambutse, hari inkuru twagiye dukusanya zerekana amakimbirane. Hanyuma reka turabanza kugenda tumva inkuru ku nkuru hanyuma tugende tuzisesengura. Hari inkuru yakozwe mu karere ka Bugesera k'uyu munsi aho umugabo yishe umugore amukase ijosi ariko yica n'umwana w'amezi. Ntugende udakoze subscribe kuri KGTV Rwanda. Hanyuma reka dusesengure kino kibazo kuko ni ikibazo cyugarije umuryango nyarwanda. Ntabwo twicanye ndengakamere n'undi wese azavuga ngo bazajya umugore yica umugabo yica umugore ibindi mu gushyigikira umugabo najya kwirira ibigori umugabo azavuga ngo ati ndaje mwice nigira kwirira ibigori mu gitondo ari kujya amateke ngo reka nirire n'ibyo byayo kuko ibi bintu ntabwo bibaho ngo indi nkuru ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka. Umugabo yaragiye ajya mu kabari aho umugore yarari kunywera, arangije barakimbirana, bageze mu rugo umugabo yica umugore. Aya makimbirana kenshi rimwe na rimwe nk'uko twagiye tubigarukaho usanga kubera kwihambira ku kintu, kubera kwihambira ku muntu, kubera yuko icyo washakaga imitungo runaka ubona uwo muntu akifite, usanga ushaka kumwizirika bigatuma mudashobora gutandukana mu gihe runaka. Niba umuntu bigaragara ko kubana byananiranye burundu, mudashobora kwicara hasi ngo muganire, mudashobora kwicara hasi ngo mucoce ikibazo, mudashobora kwicara hasi ngo musabane imbabazi, nibwo bizageza igihe umugabo agatinyuka kwica umugore cyangwa se umugore akica umugabo. Twagiye twumva zimwe mu nkuru aho umugore yagendaga agaca ubugabo bw'umugabo, ugasanga umugore yamennye amazi ku mugabo cyangwa se umugabo yamennye amazi ku mugore. Usanga ari aya makimbirane. Ibibazo byose bituruka ku kuba mu miryango yacu ko umuntu yagiye akura atigeze atozwa gukunda, atigeze atozwa kwihangana, atigeze atozwa kugira uruhare mu gukemura amakimbirane, akumva igihe cyose cyangwa se rimwe na rimwe umuntu yagira n'ikibazo akumva kukibika mu mutima we cyangwa se ntagire umuntu agisanzaho, ugasanga nicyo kibazo kigiye guteza amakimbirane. Rero banyarwanda banyarwandakazi, igihe wumva ufitanye amakimbirane n'umutware cyangwa se n'umugore wawe, byaba byiza mwicaye mugacoca ayo cyangwa se icyo kibazo, hanyuma mwamara kugicoca mwabona ari ibyanga mukaba mwahitamo gutandukana. Reka twumve rero indi nkuru twumve. Y'incamugongo. Ibi byabereye mu mudugudu wa Sangana Kagari Kambabe umurenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro mu masaha ya saa 4 z'ijoro kuri uyu wa kabiri, nibwo mu kabari bari bafite mu isantere ya para abakiriya bashizemo, abakozi barataha. Nyuma gato umaze kabiri Faustin w'imyaka 44 aza kureba uw'ababyeyi Marie Chantal w'imyaka 37 babanaga nk'umugabo n'umugore, ari nabwo ngo bikekwa ko habayeho gutongana. Nyuma yo gutongana bari ku kabari ngo baje gutaha mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu tariki ya 2 ukwezi kwa 4, aho bari bacumbitse. Umukozi wararaga mu nzu hanze yumva barakimbirana, aratabaza. Abatabaye baje gusanga ntawe ugikoma, ariko kuko hari hakinze bakeka ko bahosheje aya makimbirane. Gusa hamaze gucya bamenye urugi basanga umugore yapfuye, umugabo bayoberwa irengero rye. Nyuma yo kumva iyi nkuru by'ukuri twakwibaza ngo ikintu gitera amakimbirane mu muryango ni ikihe? Hari impamvu twagiye tubona rimwe na rimwe umuntu akihatira gukomeza kuba mu rugo rw'umuntu ariko ubona bitazakunda, cyangwa se kubera ko akunda umuntu azakurikiranya imitungo y'umuntu
abantu bagakomeza kubana bameze nk'aho bahatanye. Burya murahagatanye nibura muzi neza ko nta kintu ukurikiye kuri mugenzi wawe cyangwa se ku nshuti mugenzi wawe cyangwa se ku muntu mubana umunsi ku munsi. Ukurikiye iyi nkuru y'uyu mugabo kugeza ubwo wica umwana wabyaye cyangwa se ugera ubwo wica umugore washatse, ni ikintu giteye ubwoba. Ibi bintu rimwe na rimwe tuba dukwiye no kugira ubumuntu. Ibi bintu rero rimwe na rimwe tuba dukwiye kumenya ko ibi ni ibibazo biba byaratangiye kera, ariko kubera abantu baba badashaka kubyinjiramo cyangwa se umwe adashaka kumvira mugenzi we cyangwa se akumva adashaka gusaba imbabazi, kutamenya gukemura amakimbirane, hari ikibazo kibaye mu rugo ugasanga mwese nta n'umwe ushaka kumva mugenzi we, cyangwa se ugasanga niyo habaye ikibazo ntabwo ushaka gutega amatwi mugenzi wawe. Icyo gihe rero iyo bigenze gutyo usanga hari ibibazo bimwe na bimwe bitera ibyo ngibyo. Ikindi usanga amakimbirane akenshi ashingiye mu kibazo wenda cyo kutanyurwa, umugabo akora ate, umugore akora ate, se yinjiza bingana iki cyangwa se ibisohoka mu rugo bingana iki. Icyo gihe iyo mutagize umwanya uhagije wo kuba mwaganira ngo mucoce icyo kibazo kirangire, ni ibintu bishobora kuba bigoranye. Hanyuma hari n'iyi nkuru, umugabo, umusore yishe ise, hari ibyo bapfaga mu rugo, hanyuma umusore aragenda yica ise bapfa imitungo. Iyo bano bantu baba barigishijwe cyangwa se hari ukuntu bigishijwe bakamenya ko kubaha umubyeyi no gukora umuntu, umusore akamenya kwikorera, ntategereze bya bindi by'umubyeyi we cyangwa se bya papa ngo ngewe ntegereje ibyo papa. Ababyeyi namwe muba mukwiye kwigisha abana banyu kwirwanira cyangwa se kurwanira imitungo cyangwa se gushaka ibyabo kuruta uko bakomeza kuba barangamiye ibyo ngibyo muzageraho. Iyi nkuru rero tugiye kumva ni umusore wishe se, nawe amwica amunize, bapfa imitungo mu rugo. Reka twumve iyi nkuru tugaruke. Umudugudu wa Mubuga, akagari ka Gasunzu, mu murenge wa Cyumba, mu karere ka Gicumbi, hose ko byagenze kuko umusore w'imyaka 32 y'amavuko witwa Jean de Dieu we yahisemo guhemba se umubyara umunigo wamugejeje ku rupfu. Inkoni nyinshi yaraziriye rwose uyu musaza, birangiye bamukuye ku isi. Noneho rero saza, amakuru atangwa n'abatu. Indi mpamvu ishobora gutuma abantu ingo rimwe na rimwe zimera nkaho zitarambana, nureba iyi mbonerahamwe nk'uko tuyikesha statistique mu Rwanda, aka kantu k'ubururu bwijimye cyane ni abagabo, hanyuma kano kameze nk'akerurutse nk'ubururu bw'ikirere ni abagore. Abagabo cyangwa se abagore bari hagati y'imyaka 21 na 24 bashatse, abagabo ni 7,117, mu gihe abagore ari 17,761. Nujya ku kigero kiri hagati y'imyaka 25 na 29, abagabo ni 17,759, mu gihe abagore ari 16,678. Aba barajya kungana. Ikibazo kikaza kugaruka ku bagabo bari hagati y'imyaka 30 na 34 n'abagore bari muri iyo myaka 13,338 ni abagabo, hanyuma abagore bakaba bakeya bashaka muri iyi myaka 7,598. Bivuze ngo aba bagabo bashatse hano kubera ko ari benshi, baragenda bakajya gushaka muri ya myaka 21 kugeza kuri 24. Bivuze ngo aba bagabo niba bari akenshi baba baragiye bakama divorce n'abagore babo, bagahita bajya gushaka twana dutoya tukiva mu mashuri yisumbuye, tukiva muri kaminuza, bataragera experience urugo, batigeze baganirizwa, bahuye n'umuryango mubi, umuryango utarigezwe cyangwa se batarigeze baganirizwa ngo bigishwe ngo umugabo agomba kubaha cyangwa se umugore agomba kubahwa, bagahita bagenda bagashaka muri iyi myaka. Bivuze ngo uyu muntu wagiye gushaka umugore amuruta imyaka cyangwa se umugabo yaravuye mu rugo hanyuma akagenda agashaka umugore utarigeze ushakaho na rimwe, cyangwa se umugore yaratse divorce akajya gushaka umugabo atarigeze yaka divorce, wumva ko abo bantu bazabana biragoye. gatanya se zitwaye iki? Tubwire byagenze bite? Gatanya 4,479 zanditswe mu mwaka wa 2025. Ni wari waravuze ko wabuze umugore, sura reba umwe muri abo batandukanye gute? Kondera aba divorces? Oya, nese muyoye ko mu kazi kose bavuga ngo uburambe mu kazi. Ese abo bagore batandukana n'abagabo bajye? Ahubwo se abagabo batandukanye n'abagore bajye. Aho hose. Kandi abo bagabo gusa niyo tuba turwanira nabo abahari bakiri bato.
weza n'imibare nguragira uya reka ze manze mbihe Janvier iyo mibare bazayiza mpamvu rata twabuze amashamburete mwabuze amashamburete yo gukodesha nyine umuntu ava mu rugo akahita ajya nyuma yo kumva ibyo rero mu kiganiro cyace ku gitangazamakuru kimwe cya hano mu Rwanda umunyamakuru witwa Scovia Mutesi barimo batera urwenya bavuga ati ese izi gatanya harimo ikibazo cyo kuvuga ngo hari abantu bimwa gatanya ukagenda ugasaba gatanya wamara kwaka gatanya kubera ubucamanza bigatinda rimwe na rimwe bikaviramo zampfu. Hari abantu bagenda bakaka gatanya aho usanga cyane cyane mu mibare bigaragaza ko abagabo bari hejuru y'imyaka 30 cyangwa se bari hagati y'imyaka 30 na 50 bashobora kuza bagashaka bano bana bakiva mu mashuri yisumbuye. Uwo mwana wavuye aho mu mashuri yisumbuye usanga rimwe na rimwe nta hantu na hamwe bihuriye kuba mu mitekerereze. Umugabo agashaka gufata wa mugore cyangwa se wa mwana akiba mu mashuri akamufata nkaho ari igikoresho. Umugore ntagira uburenganzira bwo mu rugo. Ibyo rero bishobora guteza amakimbirane mu rugo. Ugasanga bavuga ati niba bamaze kwaka gatanya bigenda bite? Bano bantu bari kwaka gatanya muri no minsi bari kujya he? Nibo abandi bahita bagaruka bagashaka babana batoya bakiva mu mashuri. Abo nabo baba bataramenya kugira experience. Buriya no kugira urugo ni experience. Uzasanga abantu kenshi babanye mu mwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu nta barabanye cyane mu tuntu kutukimbirane rimwe na rimwe kutumvikana ku bintu. Umugabo yatashye ninjoro, umugore yafuye, umugore yatashye byagenze gutya, harukiye amagara umugore, harukiye amagara umugabo. Ugasanga ni ibyo ngibyo. Ayo makimbirane yose ugasanga rimwe na rimwe byimwa agaciro cyangwa se ubutabera bunyembwa agaciro bakanga kubatandukanya. Nyuma yo kwanga kubatandukanya ugasanga umugore cyangwa se umugabo yishe umugore kubera ko bari bamaze nkaho bagitegereza ibintu bya gatanya. Ibi rero nibyo bituma rimwe na rimwe umuryango n'abana bazakomoka kuri wa muryango watse gatanya, wa muryango wabanye mu makimbirane. Biragoye ko uwo mwana nawe yazavamo umugabo utazakimbirana n'umugore. Uwo mwana wavutse kuri abo bantu bakimbirane bizagora ko ari umukobwa azavamo umugore utazaba ari utoteza umugabo buri kanya. Rimwe na rimwe rero umuryango mugari abanyarwanda cyangwa se minisiteri ifite umuryango mu nshingano mukwiye kwicara hasi mugatekereza ngo ese by'ukuri uyu muryango turi gushaka kurera, aba banyarwanda turi gushaka kurera, rimwe na rimwe mugaha uburenganzira abana social media zikabica ibyo babonye kuri social media bakahita baza bakabipracticinga. Ntihabeho gukurikirana ngo uyu mwana wakoresheje izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se uyu muntu wakoresha imbuga nkoranyambaga nabi niki biri kwigisha umuryango nyarwanda. Ese niki umwana uzajya kuri social platform ku ma YouTube, ku ma TikTok, ni ibihe bintu azajya gukuraho bishobora kwigisha umuryango nyarwanda ku buryo ari umuryango uzaba ukomeye ufite indangagaciro zimwe, indangagaciro z'urukundo, indangagaciro yo kubaha. Usanga abana b'iki gihe batacyubaha. Ese umwana mutoya w'imyaka 10-12 utubaha uzambwira ko najya gushaka umugabo azamwubaha? Ese niba uwo mwana w'umuhungu afite imyaka 12 yarigize ikigomeke, umubyeyi wadashaka kuko umwana we akosorwa, mwumva ko uwo muntu azavamo umugabo uzabera umugore? Cyangwa niba abandi bazagera kubera ko umwe yarezwe gikobo yereka byite gutyo cyangwa se bunyamaswa azagera kumva ko n'umugabo cyangwa se umugore we agomba kumurera kinyamaswa cyangwa se nta kintu cy'urukundo gihari. Mutoza abana banyu urukundo, mutoza abana banyu kubana, musabane imbabazi hagati yanyu. Niba habaye ikibazo by'ukuri mu gikemurane nk'abantu bari kubyumva cyangwa se abantu bumva ibintu kimwe. Mwe gutererana cyangwa se mwe gutererana, umugabo atererana umugore, umugore atererana umugabo, mwese buri umwe amere nkaho akora ibintu bye. Niba kandi mwige kubaho mudahatiriza ikintu. Niba ikintu mubona ko kitagenda mukihore. Niba ubona umugore washatse aho kugira ngo uzagere ku rwego rwo kwica umugore cyangwa se kwica umugabo, byaba byiza buriya mubaye separate. Mukore rero subscribe kuri KGTV Rwanda. Ibindi byose tuzajya dukomeza tubabahereza, tuzajya dukomeza tuganira ku ngingo zishobora kubaka umuryango nyarwanda. Ninjye nawe dukore subscribe ndetse ukore na share kuri iki kiganiro ukigeze kuri bagenzi bawe.